sobanukirwa isoko y'ubwiru bwahishuwe umenye byinshi bitavuzwe biri kujya byavugwa byahindura ubuzima bwawe. Shalom shalom shalom. Baze ndebe aho imishinga igereye. Mishinga nate ariko umutwe wanjye uzanameneka da. Ni uri mu imishinga yose. Nari nananiwe byahatari. Baze ndebe umushinga wa mbere. Ariko mani imashini bahitwaye babantwaye ubuzima. Yes we. Banze ndebe umushinga wa kabiri. Mishinga banateruye nayo n'amafaranga gusa. Amafaranga yanjye subu. Mana we, aya mafaranga yarira he noneho. Amafaranga ko ndiko none hari menshi. Yarira he. Yasangira na sheri. Nta wundi ni sheri. Abo kamuhamagare banze numve kari kuri rezo. Aze dupange. Banze numve kari kuri rezo. Irepfo se aba marezo. Halo. Iciyemo. Halo. Sheri nkunda. Wino dupange nsura ntabwo ndi kugukenera. Ibyo bive muze tubona nari. Nta kibazo uraza kubisubira musubiye mu rugo. Ntugire ikibazo. Wowe genda kandi utege imodoka ari henze ntugire ikibazo cy'amafaranga. Nese n'ubwa mbere mbikubwiye ungereka nkubwiye. Nubwo mfite aya make ariko tuzaba dukira. Njye amahirwe ndafite yo gukira rwose ntukabigire ikibazo. Ngwino tebuka dupange. Sawa. Mana shimwa. Ayo mafaranga yanjye koko. Ntacyo ariko. Sheri. Mwiriwe sheri. Muraho neza. Makuru yawe? Makuru ni meza. Icara dupange shamwa. Wa mutagisi vatire warunzanye musize hari inyuma y'urupangu. Kamanze mwishyure. Mwishyure. Mbanze mwishyure. Amafaranga se. Sinayandi make mfite. Amafaranga ubona umwishyura arapfa. Amafaranga arahari. Nisararenze. Umanze tuvugane. Nduzi mashine. Ndeba ibyajya akora kuri iyi mashine. Sina ndamenya aho iraba. Sheri. Ndamwishyuye. Ndi kureba iki cyuma cyawe. Iyi mashini irahenda nibyo nkubwira Sheri. Iyi mashini byonyine ubwayo nayiguze miliyoni. Miliyoni. Tumye mu Bubiligi. Imashini. Umanze buretse Sheri nkwereke, buretse gato nkwereke icyo nguhamagariye. Mfite imishinga ariko noneho iri kunguka ubutitsa, iri kunguka wagira ngo neza ibintu n'ingimana byose iri kubika. Imishinga? Nateguye imishinga. Kamwereka amafaranga gatoya. Ngaho reba no mafaranga. Yarebe. Dore yarebe kanguhereze neza. Ari kuyabona neza. Reba muri aka kiga kagenda gutya. Ngokote. N'amazina yanjye byose biriho. Ndi kubona umushinga wa mbere uriho miliyoni. Miliyoni 100. Reba. Aya nayacu nje nawe. Ntukagire ikibazo nakubwiye ko kuva kera ko amafaranga nayanjye nawe n'abadukomokaho n'abazadukomokaho n'ababyeyi bacu. Umushinga wa kabiri. Reba. Niki nguhamagariye kugira ngo nkwereke tunapangira amafaranga. Ubwo miliyoni 160 zose ziri abasuje bene data. Amafaranga nanjye nawe turabeza abavandi. Simu ni bwoko ki?
turaho nyine wese uruko ntago turuzi nagiraga ngo tubabwire ubutumwa bwiza amafaranga data yari abantu niyo ngo mbabwire ubutumwa bwiza tugiye gutangira iby'imishinga yacu mbona umuntu hari ubutumwa bwiza Imana yari impaye ngo mbahe dore ngana guhemba abakozi Imana yari bantumyeho ngo mbabwire ubutumwa bwiza ariko si Imana iturimo Imana kuba turiho ubu turimo Imana iturimo ni Imana yanzamuye Imana ni twebwe Imana ni uko ushaka Imana irashaka ko abantu batarimbuka reba ahubwo bagahabwa ubugingo buhoraho kuko Imana yagiriye abantu icyizere ariko abantu baragitakaza ariko ugasanga turi mu by'isi bidafite nyirabyo ntabwo amafaranga tuzayajyana mu bwami bw'ijuru ntabwo amafaranga yaguha amahoro yuzuye ntabwo amafaranga yabasha kuguha ibyo ukenera byose ku isi kuko ntabwo amafaranga ajya guha ubugingo reka nkubwire sheri ijambo ry'Imana muri Yohana 3:16 yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho namwe rero nshuti z'Imana mwareka iby'isi kuko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo mukunde mube adukunda turi babi ariko kugira ngo twebwe tuzaba duhabwe ubugingo bwite uyu ni nka wundi n'ubundi wadutesheje umutwe kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri Matayo ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi muzabyongererwa kubishaka reka nkubwire kubishaka si ukutubwiriza mfite umutwe wanjye shera afite umutwe we kushaka iby'Imana dore iby'Imana bya mbere ni aya mafaranga urayafite wowe yereka amafaranga nkayo shobora kuba ntayafite ariko mfite ijambo ry'Imana muri njye ubu se reka nkubwire nubwo shera wanjye afite karasharame ariko mfite telefone namuguriye dore ngiye urukuyire iyo telefone rero wari wigera uyikoraho ntabwo ndayitunga imitwe y'intoki zawe yari yageza umenyereza muri ndabikwemera rwose ariko ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe warirutisha ijambo ry'Imana ryampinduriye rikampindurira ijambo ry'Imana rikuza ijambo ry'Imana umbwira nawe nkagufasha reka nkubwire sheri wawe bampindurira telefone bavuye kuri karasharamye bampaye smart umbwire ariko ugenda oya nta kindi nkeneye ndagira ngo mbahe ubutumwa bwiza Imana yampaye gusa mbahe ufite inzara se kuko yabivuze mu migani ibice 4 umurongo wa 21 kugeza 24 sheri washireba mu aravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa kuko niho iby'ubugingo bwawe byose bikomoka reka nkubwire sheri igitangaje mwahindukira kuko igihe cyarangiye ibi by'isi duhugiwemo biradutwaye tugahugirwa muri za WhatsApp ndetse no mu bindi byinshi bitandukanye tugahugirwa mu mishinga dukora ariko gufata umwanya wo kugira ngo dushake ijambo ry'Imana byaratunaniye ariko reka nkubwire wa mugabo igihe waherayo uvuga nabubwira kuko nubaruzi kuko wagiye ukabwiriza abashoboka twegura ukutubwira ijambo ry'Imana muri Petero yarabivuze ndetse aranabisobanura amaze kubivuga harabivuga mu rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa mbere kugeza 10 yavuze uburyo ki ibintu byo kwinjira ntago mbiki yavuze ngo kuna abantu bamwe basitaye ku ijambo kandi aribo ryagenewe kuko niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana rikomeza ivuga iyo niyo mwakizeye umva amugabo reka ngiye kubyohereza mu reka amugabo mu babarira unyumve nibereye icyo nkeneye cyose ubu ngubu ngikura mu iyi mashini sibyo iyi niyo nda yanjye niyo Mana yanjye niyo ndeba kuza umbwira amagambo rero narabwiwe batubwiye kuva kera Abakolosayi igice cya mbere mu 14 yaravuze ngo ikiriho cyose cyaremwe nawe kandi kibeshwaho nawe ubwo rero niyo mpamvu mwakamenye kwiyabiremye byose ariko Imana yakuremye igutandukanije n'ibi byose ndabizi yarandemye sinanabyibagirwa ko yari Imana pe ariko kumbwira ngo Imana naye amafaranga ubu se ninkenera inzoga mu kanya urayinzanira
ninyereye cyo kurya urakimba ariko byose bikuye mu ijambo ry'Imana namuvuyeho nagenda ajya kubwiriza abavuga nje bwiye babwiye iby'Imana yambwiye babwiye ubutumwa bwiza ndetse ndakarabye Imana ntibimpore Imana ikomeye Imana ifite imbaraga ubwoko bwawe mbubwiye ibyo wari wambwiye gusa ubashoboze kandi ubahe guhindukira bahugirwe mu ijambo ryawe ubateze icyaka cyo gukunda ijambo ryawe kuko iby'isi nibyo bibatwaye ariko ntibashaka kumva ijambo ryawe kuko bafata umwanya wo guhugirwa mu by'isi nk'uko bivuze muri Yakobo ibice 4:4 uravuga ngo ubushuti bw'iby'isi budutera kwangwa n'Imana reka rero bashoboze kugira ngo bahindukire bumve ubutumwa bwiza kandi n'ubwenge batanyumva ariko ufite aho wababonera urakoze n'imizina rya Yesu amen bavandimwe rero ndakarabye mvuze ibyo barambwiye ubwo nimutabikurikiza muzibonana n'Imana uzanye izi miliyoni zanjye cyangwa urazongereye bayi bene data ngiye ndigendeye Imana yambwiye ahubwo shere reka mvuga imashini ndikumva mu nda ndikumva byanze tuje gushaka akantu twinywera hari ikibazo turagera singira ngo twari kugafata hari hoteli reka ira hoteli Carrefour reka bare kwigira reka ndakukunde dore nkubwire njewe icyo nkeneye cyose gishaka nk'imashini amafaranga yose mfite urayabona nawe utazi ntayuzi nzagera ndikwereka gace bonye ari menshi nase bira hoteli kujyamo buriya reka bariyo tujyamo ngenda panga ndagupangira upfa kurya nkarya ubundi ukanywa nkanywa ega ndakwemera ishuri wanjye tugende kwigenda habiruka bavuga Imana aho aga telefone ushaka umuntu nanjye ko akangaka aho ko ushaka umuntu ntabwo nongera kugakoresha atagira n'ukambona nabo kujya muri hoteli atagira ukambona izina ry'Uwiteka nihabwe icyubahiro Imana ibampera umugisha kuko mudahwema kudukurikira kuri chaîne isoko BWAHISHUWE ni wa wundi rero Habineza Aniseti n'ubundi musanzwe mubona utahwema kuba yabagezaho iby'ubwami bw'ijuru amakuru yahera hasumba handi ndavuga mu bikari by'iwacu abo dusangiye kwera kwa data mwumvura ururimi mvuze kandi abo dusangiye ijambo rya nyiri ijambo mwumva uruheburayo mbashije gusobanura yo mvuga mu bikari byahera hasumba handi ni hahandi wacu muri gakondo y'abizera dusanga mu baheburayo 13 umurongo wa 7 kugeza 16 ndabakunda cyane ndagira ngo rero mbasobanurire gato yakubyo mumaze kubona mubanze kubona ibintu bitandukanye by'ubwenge ariko najya mbisobanurira gatoya mubonye uburyo ki abantu bamwe batwawe n'ibyisi mu buryo butandukanye hari bamwe mubonye bari gukina urusimbi mwababonye baje n'abasore beza bameze neza ariko hari ikintu cyabashe kubabata babaswe n'ingara y'urusimbi abandi batwawe na za mashini bari kuri za mudasobwa bari gukontorora imitungo yabo ni byiza aho ntabwo mve byo bari kubikora ariko hari ikintu nshaka kuvugamo ntimunyumve nabi babyeyi beza kandi bapapa beza ndabakunda cyane aho mutanyumva nabi rwose ariko ikintu nshaka kubwira abantu ni isomo nshaka kugira ngo tuganire mubonye uburyo ki muvuga butumwa araje kugeza ubwo badashaka no kumva ibyo hafi no kumukubita mwumvisha amagambo bagiye bamusubiza kuri buri mwumwe aha rero abantu twizibye amatwi mugani wa rya jambo ryo muri Yesaya data yanyurije mu mugaragu wa Yesaya ndetse na harano muri no mu Baroma ibice 9 uhere ku murongo wa 27 cyangwa kuri 30 kumanuka hepfo kugeza 33 uhere kuri 27 kumanura hepfo niho usanga yaragiye avuga amagambo akomeye y'ubwenge ndetse n'ahandi Yesaya ajya biva muri Zaburi avuga ngo bafite amatwi ntibumva bafite amazuru ntibanukirwa bafite amaso ariko ntibareba dushobora kuba twebwe dufite aya maso ariko ay'umwuka wera tutayafite ko umukiranutsi agira amaso ane hari ay'imbere y'umwuka wera hari n'ay'inyuma yasanzwe mubonye uburyo ki buri wese afite ibya ahugiyemo kandi bitandukanye abandi batwawe n'iterambere abandi batwawe n'ubusambanyi abandi batwawe n'ubusinzi barabaswe mu by'inzoga n'ibindi byinshi bitandukanye ariko ibi byose tujye twibika ijambo turyibuke neza data yavuze muri Zaburi ya 50
uhereye ku murongo wa 14 kugeza 23 aravuga ngo murabikora nk'abihorera mukagira ngo mpangwe namwe ngo hari umunsi nzabahana mbishyize ku murongo uko bikurikira. Wibuke na ririya jambo yavuze muri Luka, aravuga ngo benshi bazaza bamubwira ngo twahanuye mu izina rya, tuvuga mu izina rya, ndetse tubwiriza mu izina rya, ariko umva igitangaje amagambo azabasubiza. Yaravuze ngo azababwira ngo mumve imbere mwabivume mwe, sinigeze kubamenya, mbese muturutse simbazi. Ayo magambo atatu yumvira, muturutse he, mumve imbere mwabivume mwe, muturutse he, simbazi. Ayo magambo uko ari atatu tuzayaci. Ikindi nabibutsa mwe mudukurikiye, mumenye mu gutegeka kwa kabiri ibice 30 uhereye ku murongo wa 15 kugeza hepfo kuri 20. Uzumvamo amagambo akomeye mwaho hose. Yaravuze ngo agaragaza abashinjacyaha babiri Imana yateguye badaturutse mu bantu, ngo izatangaho ijuru n'isi bibahamya bo kudushinja, ari nge ari nawe. Icyo gihe tuzireguza iki? Aragushinje nanjye ashinje. Isi ati dore igihe wari uri gusambanira hada uko byari bimeze, ikugaragaza nta ruswa uzayiha. Jezebwa atakira nibuza akantu, umugani wabisi ngo nta kantu batanga, bibwi ati wasiwe akira amafaranga nibuze ntundege. Uzamenye uyihahe ko Imana yashyizeho amatwi utarebesha, yayihaye amatwi ndetse n'amaso n'amazuru anukiro yo kudukontorora ibyo dukorera handi byose. Isi izakubwira ati dore igihe wari undyamyeho, habe mu byatsi habe mu nzu, ati dore igihe wari gukina usimbi ahandi, ati dore mu kabari wari uri, dore filime yose izaza. Icyo gihe yasise uzayiha ruswa? Ijuru naryo kamera yayo bitugenda imeze itya, imwe nabasobanuriye ubwashize n'ubundi reka nongeye nyivugeho. Ikwereka ati dore aho wagendaga hose ikuriho. Umuntu utazi ko Imana yadushyizeho kamera tugenda wafite ikibazo. Ariko ndagira ngo usobanure nanjye nisobanurira, nkubwire nanjye nibwira. Iyi Imana yashyizeho iyi kamera ndi kubabwira ntabwo izaducika, cyangwa twebwe natwe ntituzayicika, kuko uru rufatiro rw'iyi kamera ntabwo wamenya hano rufatiye, ruri ku Mana. Nkuko umuntu ashobora gukontorora ari mu yindi biro runaka utareba ariko akagukontorora. Aho rero ndagira ngo usobanukirwa aho hantu, uhamenye neza ko ari wowe ari nanjye kamera y'Imana iri kutureba, ntabwo tuzayicika. Abo bashinjacyaha uzabaha iki? Abo bashinjacyaha ko ntawe muzahura ngo uzayiha ruswa, uyigenda hisi ariko iri kukuzominga. Ijuru naryo riri kukuzominga. Aho hantu muhatinde. Arongera bivuga hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 12 uhereye ku murongo wa 30 kugeza 37. Harimo amagambo yavuze ngo mwite igiti cyiza mu kite cyiza kandi atari cyiza, cyangwa se mufate ikibi mu kiti cyiza n'icyiza mu kiti kibi. Mu binyuranye, kubinyuranya rero hepfo avuga amagambo akomeye, aravuga ngo amagambo twavuze yose cyangwa tuvuga ribe ryiza cyangwa ribi yararyanditse, kandi imirimo yacu dukora yaba myiza nayo yaba mibi ni izadutsindishiriza, ni nayo izadutsindisha. Ese ujya bikagusigurwa urwibutso rw'ibyiza? Kuko twebwe abenshi dukwame mu bintu byinshi ariko bidafite iki umumaro. Bishobora kuba binawufite ariko ari wakanya gatoya. Wa wundi wakanya gato niho turi kureba rero, tugashaka kubigaragarira amaso umubiri byako kanya, ariko ibitagaragara ntitwibuke ko ari ibyiteka ryose. Bavandimwe, mwaretse tugahindukira igihe kikiriho, mwaretse tugakora ibyiza bishimwa n'Imana igihe kikiriho. Nakubwiye ngo ndakubwira wowe nanjye ubwanjye nibwira. Aho rero niho tugomba gufatira umwanzuro, tukavuga ngo uko dufata umwanya wo kujya muri bya bindi by'isi, niko tugomba no gufata umwanya wo kujya mu by'Imana, mu by'ubwami bw'ijuru, kurenza uko twajya mu by'isi. Ugutinda mu bibi dutinde mu byiza, nkuko yabivuze mu Baroma 12
umurongo wa 21 aravuga ngo tunesheshe icyiza ikibi. Ikibi cyo kunesha icyiza, ahubwo dufata icyiza tukinesheshe ikibi. Nkuko kamere nziza igomba kunesha kamere mbi, nubwo bihora bikora balance. Aho najyama gusobanura wa wundi witwaza ngo kuko Pawulo yavuze ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Aho rero muhasobanukirwe ko tugomba gufata icyiza tukakineshesha ikibi, harwireguza imbere y'Imana. Niba dufata umwanya wo kujya kureba amaporono kuri za mbuga navugaga, tugafata umwanya wo kujya kureba ubusambanyi butandukanye, tukabiha umwanya twebwe ubwacu, ariko kuki tudaha umwanya ijambo ry'Imana rigomba kudukiza ari naryo ryanduturemye? Uwo mwanya rero niwo tugomba gufata cyane, tukajya mu byiza tugakora ibyo Imana ishaka kurenza uko twajya mu bibi Imana yanga. Nagiraga nsobanura aka kantu gusa kuko benshi bakwamiye muri bya bindi bidafite umumaro, byaba binawufite akaburu wakanya gato, ariko mu kandi kanya umumaro wako ukabura rangi. None niba dukwamiye muri ibyo, dukwamiye mu rusimbi, mu busambanyi, za porono n'ibiki n'ibindi byinshi, ibyo byose turimo turabireba, tubihanze amaso, twaraye inkera, twaraye twicaye amaso kugeza uba turiye, turanarushye, turananiwe, umunaniro uranatwishe, tubuze nuko tujya ku kazi, kubera ko twaraye mu mafilime n'ibiki. Ariko se kuki utaraye nibuze mu ijambo ry'Imana? Nibuze ngo nayo maso akurire ukuri, nibura ngo unanirwe uri gushimwa n'Imana, ariko none uri kunanirwa cyangwa nyende kunanirwa ndi kugawa n'Imana. Icyo ni ikibazo gikomeye. Aha rero najyaga mbasobanurira ko tubirebeho, nubwo bamwe babyiyobagiza, ariko Imana ije kubigaragaza. Ndabakunda cyane rero, Imana ibampere umugisha, ibayegumya gusobanukirwa. Shalom, shalom.